Jangwanovic Dao ko mbona ateye ubwoba ubonye Dao ese wumvisha amateka yiwe uziko anyibutsa Kase Kalisa amateka yiwe warayumvisha ariko like ngo yigeze kugira ikibazo atega taxi voiture modoka yiwe yarapfiye mu garage aragenda ageze yajya aho yavaga avamo agiye kwishyura umutaximani ntago yafanaga iyo kipe yakinagamo arangije aramubwira ngo ya winyishyura kuko ureba uri gukina gusa ubwabyo ni ikiguzi ninyishyura umva uri gukina match ebyiri uzibonye gute ngira ngo urebye match ebyiri navuga ko umutoza arimo ariga kuri equipe ngira ngo arimo arashakira amarema abakinyi ni bashyashya kuri we aso arimo arareba rero uyu yampiki yashoboye iki namusaba iki muri match ni ariko urabona ko byibura nko ku rugero rwa 70-80% ikipe yamaze kuyibona so nibyo kwishimira ngira ngo abonye ko première mite ikipe ikina deuxième mite irahinduka nk'urugero rwa 80% ariko icyo kwishimira no kwishimira abakinyi bashyashya uburyo babashije kwiadapta ku bakinyi bari basanzwe urebye Dao urebye William communication yabo na William aranyibutsa Papi Mayele wamubonye udafite umusosa hanga na uzaba uburyo gikora ngira ngo wabonye nka baro nasetse ntuza yansekeje Mamadusi match rangiye yansekeje cyane kaga defense kari kamufashe wa undi wavuye muri Kigali yitwa gute Kayeza ngo yafashe baro agakubita Jidikoro ngo karamuvuna arahaguruka araseka wowe bukoro na wambuza gutsinda igitego mu masegonda guza kimubwira ubushize kuri baci ya Gasogi ari abantu bavuga ati abitwa barushema bafite akazi gakomeye n'abemberi bayisenge yahise akora tapini igitego ngo yaje aserebura kuri aho nakubwira haweze agufite kapata ku matiro 90 kuresista gusa iminota 3 nkubwije ijambo birakunaniye bari abazunguzayi ngo nabazungu bo mu Nzove umbwirire she ntago barara abazungu nabazunguzayi baraba mu Nzove nabazunguzayi nibateye ubwoba ino kipe ko mona ari linye yacu yose y'imbere ngira ngo ayibonye linye y'imbere ngira ngo na Dao inyuma Dao ni Igifaransa gusa Igifaransa gusa nago akira mu Igifaransa gusa so ariko mu magambo make ya Sidin to be honest twakoze recruitment nibyo bita mu giswere ngo ni usagiri wa kisomi ukiwa una usagiri wa kisomi PhD udafite lisanse byibura aliyo leta wachezaji ku munsi w'imperuka zambi zake zote mini mbebeba unabeba zambi zake byose bizangiyeho gari ibintu so navuga ko rero uyu mwaka nta competition mfite ntayo Sidi igikombe cya gatanu cya karindwi cyaba igikombe cya karindwi ishimwe Pierre arimo arasesa mu kanya yambye ngo ku mahoro kuri Super Coupe na ya yindi ngo azakumbura ba Yunus na Swan ngo azongera azajya hura nabo gusa bagiye muri miko uziko nk'iki nabonye abitwa baramini ba bitwa Sakigarane barambara aba bakinzi abashiraye ba Omedi hago bari bahari ba Bugingo Hakim iki gikombe zagitwara ryari cya championnat muri yari ndagitwara muri yari ndagitsinga ndagitwara muri kuko natanze amahirwe sezo ishize ntago nzongera bayapfusha ubusa uburo ntago nzongera gutanga amahirwe gutera amabuye urebye neza muri yaro zabugitwaye ntago nzongera amahirwe yo gutera amabuye ntago nzongera kuyasha yewana nzagitwara muri ariko by the way ndashimira precision ngira ngo turimo turakora Sidike nibazo abakinyi nshimira n'ubuyobozi abakinyi baje kare batangirana n'umutoza ngira ngo imyitozo precision turimo turakora tumaze gukina match ebyiri match amical kuwa kandi dushobora gukina n'intare muri weekend ngira ngo tuzajya ihuye tuzajya ihuye muri weekend Simba Azam Kaizer Chiefs ziravugwa cyane birashoboka so urumva rero ni Super Coupe Super Coupe ntago ya Super ya ntabwo sinza celebrate igikombe Richmond Ramtanse cyangwa tujangwane ntasoni twatsinze gombani yagone mu cyamahoro uracerebra namwe se ujya celebrate I cannot celebrate the small teams niko yambye na celebrate kuri Azam na Pyramid ndongera gucelebrate kuri gombani yagone ntago nzojya gucelebrate so urumva rero ni precision izaba ari nziza ngira ngo ubushizo wabonye ko byadufashije twakinye Sekafa yego idufasha kwitegura neza dukuramo Azam ikipe nk'Azam ikomeye kuri Pyramide nubwo twavuyemo ariko navuga ko twavuyemo twarwanye so nibaza ko rero ntago twari kongera gusubira inyuma kuri precision twakoze umwaka ushize ahubwo ngira ngo twakora top up nibyo turimo rero sezo ita Sidike ntago ndi wa muntu ufite rush y'amatsinda ndimo ndubaka ibintu borobora nashimira ubuyobozi ngira ngo babonye ko bakoze recruitment nkeya ariko ubona zikenewe sezo itaro nabwo nitwongeramo nk'abandi bakinyi ori yo gufata miliyoni 800 ngo zigabanya abakinyi 10 ahubwo bafata miliyoni 800 ukaziguramo abakinyi babiri ariko bakora difference 400 mu myaka 3 4 5 nzasubira handi nahoze kandi nzahaguma ibintu biri sustainable hapana ibintu byo kugiye nkagombani yagora uyu mwaka izina ryawe rizaba ririhe ntago bizi harya ntago bizi
uyu mwaka ku isi yose ni abantu babiri bahawe Sa Jangwanovic, Sa David Beckham. Hagubize nta wundi muntu witwa Sa. Ntago watwara ibikombe bitatu muri saison. David Sa Alex Ferguson yarabikoze 9 bararimuha. Unangira ni ngoma ni Sa ujye unaryongeraho. Dao ko mbona ateye ubwoba. Ubonye abakinnyi. Dao. Ubonye Dao. Dao. Ese wumvisha amateka yiwe. Uziko anyibutsa Kase Kalisa. Amateka yiwe warayumvisha ariko. Like ngo yigeze kugira ikibazo atega taxi voiture. Modoka yiwe yarapfiye mu garage. Aragenda ageze yajya aho yavaga avamo agiye kwishyura. Umutaximani ntago yafanaga iyo kipe yakinagamo. Arangije aramubwira ngo ya winyishyura kuko ureba uri gukina gusa. Ubwabyo ni ikiguzi. Ni inyishu. Umva uri gukina match ebyiri uzibonye gute? Ngira ngo urebye match ebyiri navuga ko umutoza arimo ariga kuri equipe, ngira ngo arimo arashakisha amayirema abakinnyi ni bashyashya kuri we, aso arimo arareba rero uyu yampiki ashoboye iki, namusaba iki muri match niyi, ariko urabona ko byibura nko kurugero rwa 70-80% ikipe yamaze kuyibona. So nibyo kwishimira, ngira ngo abonye ko première mite ikipe ikina, deuxième mite irahinduka nk'urugero rwa 80%. Ariko icyo kwishimira no kwishimira abakinnyi bashyashya uburyo babashije kwiadapta ku bakinnyi bari basanzwe. Urebye Dao, urebye William, communication yabo na Watara. William aranyibutsa Papi Mayele. Wamubonye? Udafite umusosa hanga na uzaba uburyo gikora, ngira ngo wabonye nka baro nasetse ntuza yansekeje Amadusi match irangiye. Yansekeje cyane. Kaga defense kari kamufashe wa undi wavuye muri Kigali yitwa gute? Kayeza ngo yafashe baro agakubita Jidikoro ngo karamuvuna arahaguruka araseka. Wowe bukorona wambuza gutsinda igitego mu masegonda guza kimubwira. Ubushize kuri match ya Gasogi ari abantu bavuga ati abitwa barushema bafite akazi gakomeye na bemberi bayiseye. Yahise akora tapini igitego ngo yaje aserebura kuri aho ndanakugira haweze. Agufite kapasite ku matiro 90 kuresista gusa iminota 3 nkubwijambo birakunaniye. Bari abazunguzayi ngo nabazungu bo mu Nzove, umbwirire shehe ntago barara abazungu nabazunguzayi, baraba mu Nzove nabazunguzayi. Nibateye ubwoba ino kipe ko mona ari linye yacu yose y'imbere, ngira ngo wayibonye linye y'imbere, ngira ngo na Dao inyuma. Dao ni Igifaransa gusa. Igifaransa gusa. Igifaransa gusa. Ntago wakira mu Gifaransa gusa. So ariko mu magambo make ya Sidin, to be honest, twakoze recruitment nibyo bita mu Giswahili ngo ni usajili wa kisomi. Ukiwa huna usajili wa kisomi PhD udafite lisanse byibura aliyo leta wachezaji ku munsi w'imperuka zambi zake zote mini mbebeba unabeba zambi zake byose bizangiyeho ari ibintu. So navuga ko rero uyu mwaka nta competition mfite. Hayo Sidi igikombe cya gatanu cya karindwi cyaba igikombe cya karindwi. Ishimwe Pierre arimo arasesa mu kanya yambwiye ngo ku mahoro kuri Super Coupe na ya yindi ngo azakumbura ba Yunus na Swane ngo azongera azajya hura nabo gusa bagiye muri mito. Uziko nk'iki nabonye bitwa baramini bitwa Sekigarane barambara aba bakinza abashyiraye ba Omedi hago bari bahari ba Bugingo Hakim. Iki gikombe zagitwara ryari cya championnat muri yari ndagitwara muri yari ndagikingiki ndagitwara muri kuko natanze amahirwe sezo ishize ntago nzongera bayapfusha ubusa. Ubu rero ntago nzongera gutanga amahirwe yo gutera amabuye. Urebye neza muri yaro uzaba ugitwaye. Ntago nzongera amahirwe yo gutera amabuye. Ntago nzongera kuyasha yewana nzagitwara muri ari. Ariko by the way ndashimira precision ngira ngo turimo turakora Sidike. Nibaza ariko abakinyi nshimira n'ubuyobozi, abakinyi baje kare batangira n'umutoza, ngira ngo imyitozo precision turimo turakora, tumaze gukina match ebyiri, match amikari kuwa kandi dushobora gukina n'Intare muri weekend, ngira ngo tuzajya ihuye tuzajya ihuye muri weekend. Simba, Azam, Kaizer Chiefs ziravugwa cyane birashoboka. So urumva rero ni Super Coupe ya Super Coupe Super Coupe ntago ya Super ya nta nubwo sinza celebrate igikombe Richmond Ramteanse cyambwe tujangwane ntasoni twatsinze Gombani yagone mu cyamahoro uracelebra namwe se ujya utacelebra. I cannot celebrate the small teams niko yambwiye. Na celebrate kuri Azam na Pyramid ndongera gucelebra kuri Gombani yagone ntago nzojya gucelebra. So urumva rero ni precision izaba ni nziza, ngira ngo ubushize wabonye ko byadufashije twakinye Sekafa idufasha kwitegura neza, dukuramo Azam ikipe nk'Azam ikomeye kuri Pyramide nubwo twavuyemo, ariko navuga ko twavuyemo twarwanye. So nibaza ko rero ntago twari kongera gusubira inyuma kuri pre-season twakoze umwaka ushize, ahubwo ngira ngo twakora top up. Nibyo turimo rero sezo ita Sidike. Ntago ndi wa muntu ufite rush y'amatsinda, ndimo ndubaka ibintu borobora. Nashimira ubuyobozi, ngira ngo babonye ko bakoze recruitment nkeya ariko kubona zikenewe. Sezo itaro nabwo nitwongeramo nk'abandi bakinyi ori yo gufata miliyoni 800 ngo zigabanya abakinyi 10, ahubwo bafata miliyoni 800 ukaziguramo abakinyi babiri ariko bakora
diferanse 400 mu myaka 3 4 5 nzasubira handi nahoze kandi nzahaguma ibintu biri sustainable hapana ibintu byo kugira nkagomba niyagora uyu mwaka izina ryawe rizaba ririhe ntabwo bizi harya ntabwo bizi uyu mwaka kwisi yose n'abantu babiri bahawe Sa Jangwanovic Sa David Beckham hagubize nta wundi muntu witwa Sawa ntabwo watwara ibikombe bitatu Rayon Sport mutayishuka ngikomeze ije ku isoko gushaka abandi Rayon Sport ifite ikibazo ifite yagira naba Papre bakina ku ruhande naba Fiso n'abadama bakina ku ruhande ikibazo Rayon Sport yagira cyaba gishingiye kuri coaching ikipe niba nanirwa kwitondeka no kwiyigisha ibintu bituma ibona intsinzi ntazagirurira ngo harimo ikibazo cy'abaki banga 11 banje muri systeme yayi yihe ya batatu ya bane ya Roti ya batatu mwizamu Drisako yate muri defense ya batatu nahita mashyira uwitwa Yusu Dianye nkashyira Rushema Chris na Emery Bayisenge nibo bazakina Emery Bayisenge yabatameze neza ngashyiramo Fabrice na ejo ngo anameze neza ariko Emery abantu barebye imyitozo ejo bambwiye ko Emery arimo asunika agapira neza cyane Fabrice yakoraga imyitozo individuelle Emery kuri discipline ye byagufasha akagaruka Kabange na Fabrice bajye kuri bench bategereze amahirwe kwaba bakinyi bagira bagatakaza umwanya nta wamenya ngo Rushema Chris azatwarwa umwanya na Kabange bene ibyo biyo ko Rushema Chris nawe si profile nini cyane urumva ariko reka tutangirane abangaba twarabivuze ko no muri APR Sekiganda ashobora kuzatangira kina pasa akawutwara rero no muri Reyo bashobora gutangira bakina ari Emery Rushema Chris na Yusu Dianye Kabange kazishakira umwanya nkuko ne wishakiye n'umwaka ushize Serumogo ruhande rumwe ku giti cyanjye Jesus Cindy Paul kuri kuruwari agakina kuruwari y'ubumoso Chancelier w'Ubudage ahubwo bamusinyisha ashobora kuba Chancelier w'Ubudage ngo azi kugishaka none arihuta afite imbaraga arahirika ejo haye passe Papre uze kubaza Papre arabyika oya naga ari byo kubyiga icyo bita tekon dribble afite imbaraga gucenga kwera imbaraga cyane speed byose ncukweze hari umuntu wambwiye ngo ni Ruvumbu ngo afite wamupya ni Ruvumbu ufite imbaraga ngo afite ahantu wanyuza ngo through passes yo bita through passes ikibazo gikomeye abataka bazahura n'ikibazo gikomeye hagati jewe gatandatu ndashira twabaze bangaye abanyamahanga bamaze kuba batatu oya none se ntabwo arasinya bamurebe dore ikintu cyabaye ejo ngabo mbere ko nkomeza kuri umukinnyi ntaramuvaho ejo yatangiye mu ikipe ya kabiri umutoza akoresha deka buri munsi biragoye ko imyitozo yaro yaranya nta deka iba ntibirabaho deka arayikoresha amubanza n'umunsi wa mbere w'imyitozo bakoze deka yababaje mu ikipe ya kabiri Chancellor urumva ngabo ahita amushyira mu ikipe ya mbere tanga passe kwa Rukundo umunsi wa mbere atashyira muhiza kandi urumva baramuhitishije mara bati urakora imyitozo harafata igende tayari naryamye ninjoro ariko ngo yavuye ahantu kure mu cyaro yaravuze ati gese ndi umukinnyi wakwanga gukora imyitozo ngo sindasinya iri brevire gushaka ibyangombwa wakundi baderesa ko yavuye ahantu kure cyane wabo ni mu byaro ni bya bindi by'uyu Brazzaville wa wundi uhavuye wanze gukora tize ngo ndi umukinnyi ukomeye ngo giye ngo sinako yarabaze genda akora tize umukinnyi wiyizera avuga ati ngenda akora tize naho abatoza bo kureba niba bamukoresha komeza Robe tugeze muri mediane hagati ubwo barumaze gushiramo abanyamahanga babiri Richard Ndayishimiye gatandatu batatu akinana Abedi ntitumubare uramubara Abedi ku 8 urumva 4 arabura babiri imbere yabo nkahashyira nde imbere yabo hari Papre hari Adama hari Kitoga hari no gukinisha babiri Papre ngo arimo arambura baro Papre niyo wa mbere kuri gatandatu hariye ariko ndi gutekereza uburyo bakina bose okay ndashyira Abedi ku 10 nkire Aimable gatandatu Richard ku 8 Mune bambwiye ngo arimo arazimya ngo counter attack ngo ziburyo ni mumoso ngo kuba Declan Rice ngo yazimije aya ntabwo ari cyo sinjya mbivuga ngo yazimije oya ni wasiro yimbye kwa gatatu cyumwe wasiro twaraganira ambwira ngo Aimable ngo arimo arazimya counter attack ngo ziburyo ni bumoso 11 n'abazungu ngo kwa kundi bizarangira nta muzungu Declan Rice yazimije counter attack ya Sara na Trent kandi ubundi ngo ntibibaho ngo agiye bumoso ko kabushikisha ngo ibumoso ngo nabonye ari cyo kintu Lotfi yamukondeye ngo azi kwambura nta wimubwira kugenda nta hajya kuko giye Chancelier ntaramureba kuko Chancelier ntaramureba biransa kuzamwirebera n'amaso ntabibwiwe ariko ubwo ndapanga Aimable Richard na Abedi ubundi nkatakisha Farunganye na Bingibero abanyamahanga barenze
oya kubera ushyizemo Aimable bise bihura. uwitwa musore Prince mbabarire cyane amenye kuri gatatu kuzakina uri umunyamahanga kuri wing back ukatakisha ukatakisha Bingi Berona na Faringanye Faringanye mu gihe ataraza gushyira Mabedi nta kibazo biramahire ariko Adama ngo buri yarimo arabarwa nka option cyane y'umu second strike noneho ikintu kirimo kimuryohera ni ugukina nta mwanya hari ukuntu muri iriya system umunimero 10 aba ari free cyane aba ari free second strike si umwinga ntabwo ategetswe kugaruka cyane ntabwo ategetswe kujya ku ruhande cyane bimwe bamutegeka nuko bari aho ngaho ariko pa play biramusakaza gakomeye kuko biramusaka gushakira umwanya muri babiri b'imbere iriya mediane ya batatu igomba kwirimo amasuka 3 umuntu ushobora no kuyambura bibaye ngombwa kuko niwe ugomba gusigaraho Serumogo niwe ugomba gusigariraho uwo kuri kuruwari y'ibumoso abasimbura uwitwa Kabange agasimbura muri back 3 Kabange hanyuma Zizi Bazani agasimbura Serumogo musore Prince asimbura Jesus Cindy Paul hagati mu kibuga Tambwe bari kuri bench Tambwe na Kitoga na Sefu na Mohamed Cheli abenabo Kitoga nabona lisansi Abedi asimbura kuri attaque cyangwa Faringanye Kitoga nabona release iyo kipe irakomeye n'abafiso na Rukundo Abdulrahman ariko uwitwa Kitoga twaraganiriye gutya turi babiri turatu information nabahaye twuyu mu defenseur w'umukongomani wari uvuye i Burundi uriya ni Kitoga twari duhagararanye gutya ni mu mu tipe bimeze bitanga ati umukinnyi mwiza yakinaga i Burundi ndamuzi ibintu nk'ibyo none turaganira gake nawe ni Kitoga ulikuwa hapa wiki 3 ulifanya mazoezi wiki 3 na Rayon Sport ni nani unaona kwamba kweli kwenye namba 10 na kuzidi aranga ati nobody kabisa na numwe hapa haina mtu erega nubwo nuko mushize Mabedi utarasi yarambwiye ati ikintu sabwa ni kimwe nibashyire imikino ya gicuti igihari ntibazanyime iminota hari uwitwa Sheri Mohamed ni nkina kabiri bashobora gutangira nsimbura bavuze ko ari kuri bench nyine Chelsea azabanzamo Kitoga yarambwiye ati nshobora gutangira nsimbura ariko umwanya wanjye nzafata umwanya shaka bese namubazaga nibyo yambwiye ko passport yayibonye ubwo intambara yari rizi leta niyo bagomba gukomeza kurwana imikino ya gicuti barakina 3 ubwo twaza tunabihuza na Rayon Day ejo Ayabonga niwe wakoreje imyitozo igihe kinini abatoza baza kumusanga nyuma kuri match yari ahari kwa gatandatu yari yaje yari ahari ariko yibereye mu bafana ku cyumweru bararuhuka abatoza bamurera baje ejo rero yatangiye akazi baje batinze ariko barakoresha imyitozo bahise bashyiramo akadeka bakina akadeka barakubitana akadeka Rayon Sport wagatanze igikombe uskuna azamu wenda yo ibikombe biba ari bikeya ariko azamu yenjoyinze kiriya gikombe ibinyamakuru birandika ngo azamivanye igikombe mu Rwanda nese Toyota Cup ayanga ikizana nayo yaje ikenjoyinga Rayon Sport nayo nitegura igikombe ije muri Kigali Vision ije muri Kigali Vision itegure igikombe cyiza itegure Skol Cup Skol Lager Cup itegure Skol Lager Cup gihatanirwe na Yanga na Rayon Sport nkwibutsa ko Rayon Sport nta match hari ikipe yari yatsinda kuri Rayon Day henshi kubita nta hiratsinda Vipers yarayitsinze yangira Kiyovu bwana Kiyovu ugeze kuyitsinda itozwa na Kamara oya Rayon yigeze kujya Rayon Day yakina na Gasogi yo nyine none haramitana oya reka vuga amakipe yo hanze nta nimwe Rayon Sport yari ifite abakinnyi bitwa ba Kibungo ikina na Kiyovu mu mahoro ya Sadati Kibungo asaba gusimbuza arabati bimeze nabi hanyuma Ida ikipe ya Rayon Sport mu gutegura Rayon Sport Day yamaze gukora ikintu ni nka draft ahantu nagatere yakajisho ndakabona ntibarabitangaza ariko igihe tuba tugomba kuba tuyafite twebwe Rayon Sport irabanze muri kumwenda byitezwe ko bizakorwa ku itariki ya mbere y'uku kwezi tugiye kujyamo kwezi kwa munani ya mbere sinumvise ariho bazagihuye uwo munsi kanga babanza kubwira ibyo yabonye kuri draft ariko uwo munsi bazamurikaho imyenda n'uburi kuyimurika ni social media nyine gutangaza imyenda nangize ngo ni event bazategura bagira ariko ubwo nangize ngo bazayimurikira nyine ihuye
hanyuma Rayon Sport izaba iri mu karere ka Huye igiye gukina n'ikipe y'Amagaju kuwa gatanu w'icyumweru gitaha cyane tariki ya mbere bise Skol Rayon Sport Week bazaba bafite icyumweru cy'igikundiro. izi nzoga zizaba zihari ku bwinshi ihuye bakina n'Amagaju hazaba ona muri stade hazaba harimo match ya Rayon Sport n'Amagaju. Inyuma yaho gato hari igitaramo kahara habutaka Skol izatangaza abahanzi zaba yazanye stage zazindi Karim Kenzimana ajya ategura ihuye se akada aho ni ku itariki ya mbere kuwa gatanu w'igitaha abantu batagira ngo gatanu w'ikindi